Ndizera ko meze neza. Ubushize twarebeye hamwe content zihemba amafaranga makeya ndetse tuvugamo content y'amakuru y'imikino. Gusa muri iyi minsi hari indi content nabonye abantu benshi bariho bihutira gukora. Yego ko kiranarebwa ndetse n'umuntu yayirebye ayitindaho akayireba igihe kirekire. Ariko ikibazo iyo content ifite irebwa n'abanyarwanda bonyine hafi 100%. Kubera ko iyo content umuntu w'i Burundi ntacyo yamumarira, umuntu wo muri Kongo ntacyo yamumarira, umuntu wo muri Amerika nta kintu yamumarira, irebwa n'abantu bo mu Rwanda bonyine. Rero ndagira ngo mbabwire iyo content abantu bariho bayikora bamenye neza impamvu bariho bahembwa make, ndetse n'uwashakaga kuyikora amenye neza ngo ngiye kuyikora nzungukira mu bindi ariko ntago nzungukira muri views. Iyo content rwose ibona views ikanarebwa rwose bakayitindaho, ariko ikijyanye n'amafaranga yo guhembwa yo ntimuyibaze. Ndaje nyibabwire uze kureba nimba nawe wari waratangiye kuyikora cyangwa wateganyaga kuyikora, hanyuma turebere hamwe impamvu itari guhemba amafaranga afatika kuri YouTube, ndetse turaza no gusoza mbabwira icyo wakora kugira ngo iguhe amafaranga aho kugira ngo uyikore gutyo nta mafaranga iguha. Ngiye rero mugiye kubana nitwa Gatari Fred, niba rugwa mbere ugeze hano ngo hayi ikaze. Ninjye mwarimu wa hano nigisha social medias management ndetse na online presence. No kuvuga ngo icyo usabwa bana natwe muri iyi minota mikeya kugira ngo usobanukirwe ndetse wiyungure ubumenyi bwa buri munsi dutanga hano kuri YouTube channel yacu. Ku bantu bifuza kuba aba social media influencer b'umwuga, bazi kwiyeditingira video, bazi kwifatira video, bazi gukoresha AI mu video yabo, bazi kuzamura ama YouTube channel mu gihe gito cyane bakabona amasaha n'abasubscribers byose hamwe. Iryo somo riri muri special training Twika SMM yatangije. Abari hano bamaze kujoininga bazaza hano babibabwire, babwire umumaro bimaze kubagira. Twika SMM niyo company nyarwanda yiyemeje gufasha aba content creators nyarwanda cyangwa bumva ururimi tuvuga. Niyo waba utarwumva uri mu Rwanda cyangwa mu mahanga, tera intambwe hamagara iyo nimero cyangwa yandikire kuri WhatsApp iyo ngibona mu kantu k'umweru kuri screen. Twika SMM yafashije benshi ndetse namwe mu makampani akomeye hano mu Rwanda mubona niyo iba managingira social media. Rero nawe waba umwe mu bantu bafite ubumenyi bukenewe kuri iri soko kugira ngo uze gushobora kubaho kandi ubeho neza. Tera intambwe hamagara iyo nimero. Tukiri kuri ibyo ngibyo rero, n'ubundi murabizi ko iyo ukeneye igikoresho cyose cyagufasha gukora video yawe neza ugikura hehe? Ariko ubundi wareka kubivuga, ubivuze muri comment yenda yitanyipininga ndetse mbwira abantu bajye kuri channel ye bakore subscribe. Ubundi umu content creator wigira hano kantine ye niyi. Sindi buvuga izina, ahubwo ndashaka kureba koko muri tayari muzaho mugurira hanyaho, handi babagira inama ku bikoresho mukene, hahandi baha agaciro amafaranga yanyu, hahandi utaburira igikoresho na kimwe, cyaba itara, mikoro, stand byose bikaba bihari, hahandi bakwitaho na nyuma yo kujyana ibikoresho bakagufasha kubihuza na telefone yawe cyangwa na kamera yawe. Ni hehe? Handike muri comment, ubundi comment yawe nyipininge. Uwa mbere ndahita nyipininga, hanyuma mbwira abantu bajye no kuri channel ye bamukorere subscribe. Rero nta kindi bigusaba, urabikora gutyo. Hanyuma nimba ukeneye ibyo bikoresho kimwe muri byo, andika 0788421133. Reka rero tudatinze twinjire mu isomo ryacu ry'uyu munsi ry'iyo content. Iyo content tudaciye ku ruhande ni content ijyanye no kwigisha abantu amategeko y'umuhanda. Content yo kwigisha abantu amategeko y'umuhanda n'uburyo bakorera amaperime, amaprovisoire n'ibindi bitandukanye. Ni content irebwa hano mu Rwanda ndetse n'umuntu yirebye akaba yayireba igihe kirekire, bigatuma uwo muntu abona amasaha menshi mu gihe gito. Ndavuga uyigisha, ndetse YouTube ikarekomandinga video ze kuko abantu bayitinzeho, ndetse bifitiye n'umumaro abantu bareba iyo content. Ariko ba nyiri kuyikora bo nta mafaranga binjiza, kubera ko hafi 100% cyangwa 99% y'abayireba ni Abanyarwanda. Kubera ko impamvu irebwa n'Abanyarwanda itarebwa n'abanyamahanga nuko amategeko yo mu Rwanda nta hahuriye n'aya Uganda, aya Kenya, aya Amerika n'ahandi hatandukanye, cyangwa uburyo bwo gukora ibizamini bya perime byo mu Rwanda bitandukanye n'uburyo bari bubikorere muri Amerika, mu Burundi, muri Kenya n'ahandi hatandukanye. Ibyo rero bituma buri gihugu akenshi umuntu yiga amategeko y'umuhanda ajyanye nacyo. Kandi murabizi neza ko views dukuye hano mu Rwanda nta giceri na kimwe zinjiriza umuntu wazibonye hano kuri YouTube. Bisaba ko tugira views zo hanze bityo tukabona kwinjiza amafaranga. Rero abantu bose bakora ibintu bijyanye n'amategeko y'umuhanda batandukanye no kwifuza amafaranga aturutse kuri views, kuko ntibishoboka. Nimba ubona views zo mu Rwanda ntago waririra amafaranga ya YouTube. Byo rero impamvu ituma mubona izo mu Rwanda ndetse n'ababimbajijeho nuko buri muntu yiga amategeko y'umuhanda ndetse n'ibizamini bya perime
by'igihugu abamo, kuko akenshi ibihugu ntago bihuza amategeko y'umuhanda, abajya kumera kimwe ariko agatandukaniramo. Noneho twajya ku bijyanye no gukora ibizamini bya perimi, ngo urakata gutya urakata gutya, mu Rwanda nima bagendera iburyo, Uganda bagendera ibumoso, nyine ukumva neza ko bihabanye cyane. Ibyo rero bituma umuntu ukora amategeko y'umuhanda iyo YouTube igiye kumuha RPM, kuko n'ubundi nta muntu uri burebe video ze uba uri buze kureba publicité nimwe, kandi muzi ko kuri YouTube bisobanuye ko YouTube imuha 0.001 cyangwa 2, bikaza gutuma niyo yakubita views ibihumbi 100 yisanga nta n'idolari yabonye. Ni iki rero cyo gukora kugira ngo umuntu wese ukora aya mategeko y'umuhanda nawe ashobore gukirigita ku mafaranga? Nimba uzi ko wigisha amategeko y'umuhanda cyangwa wateganyaga kuyigisha hano mu Rwanda, ukifuza kugira amafaranga winjiza online, tandukana no gutekereza amafaranga winjirije kuri views. Oya, ibyo byo rwose bishyire ku ruhande. Azaza atanagura na essence litiro imwe, azaza atanagura megabyte yigira gute wa-uploadingisha video, ahubwo shaka uburyo YouTube kubera umuyoboro n'ikiraro kiguza n'abanyeshuri baza kwiga iwawe, bityo bakakwishyura amafaranga ari cash. YouTube iguze n'abanyeshuri bashyashya, bitandukanye nuko washaka amafaranga ya views. Aho ngaho nubona abanyeshuri baturutse hano kuri social media, uzinjiza menshi aturutse kuyo baguhereje mu ntoki kubw'ibizamini bagiye gukora cyangwa kubw'ibintu wabigishije. Rero abantu bose bibazaga ngo ko duhembwa make ni gutya YouTube ihemba, bakubigisha iryo somo cyangwa bigisha ibyo amategeko y'umuhanda online, ndizera ko musobanukiwe. Hanyuma akiyongeraho n'abateganyaga kuyigisha. Ubwo nubijyamo ugiye kubijyamo, menya neza utandukanye n'amafaranga aturutse kuri views, ahubwo uyoboka amafaranga aturutse ku banyeshuri waboneye online. Ndizera ko waba usobanukiwe neza impamvu abantu bigisha iryo somo batinjizaga amafaranga hano kuri YouTube. Ushobora kwibwira uti gese ko atari byo nigisha nkaba mpembwa make. Nawe content yawe twayivuze, cyauze kuvuga content yawe muri comment, turebe nawe nimba hari ubundi bushakashatsi twayikoraho, bityo tukabo batangariza. Reka rero duhure mu mavideo ataha. Ndizera neza ko iyi video umuntu wateze amatwi kugera kuri uyu munota yaba yumvishije impamvu itamugirira umumaro, yagirira umumaro mugenzi we, mujye mwigishanya. Ciao ciao.